utararangira twifuza ko hazaba conference center. Haracyakoreshwa nk'iriya auditorium cyane kubera ko tutarahashyira ibindi bice, niyo mpamvu tutabona inama zihabera kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kubera yuko hatari huzura neza ngo hanyuma dukore na Rwanda Convention Bureau noneho haze n'amakonferanse menshi. Ibyo rero nakubwira ko ku cyo kuhamenyekanisha biri gukorwaho, kandi n'ibindi byiciro bidashobora gukorera hariya cyane nabyo ntabwo byabura ahandi bikorera, niyo atari ibikorwa remezo by'akarere, ibikorwa remezo by'abafatanyabikorwa tukabafasha kubigeraho. Amahirwe yo kuririmba muri Kigali Up Trend Cypher nizo ndirimbo muri iyi myaka 3 mwavuze, nibwo twajya no mu myaka wenda 5 cyangwa 10 ishize. Iyo ndirimbo ifite abastreamers benshi kuri Spotify 7,400, ifite 14,000 kuri Audiomack, ifite 143 134 kuri YouTube mu gihe cy'imyaka 2. Abantu bakibaza indirimbo yabaye trend kuriya wenda team yashingiye kuki kugira ngo ifate indirimbo bakunda cyane, abantu bavuga ko ni indirimbo nziza ariko ntabwo ari ku rwego rwo kuba yakompeta ngo itsinde indirimbo ya Story ya Bizi. Ndakeka ko namwe mwabyumvishe byateje isara cyane, gusa mufite time kwa mwabisobanura hanyuma natwe tukaza kugeza kuri abo bantu n'abandi bantu kuri kimuziki muri rusange. Murakoze. Ikibazo cya mbere mfite baza gutanga ndetse n'igitekerezo, ntabwo mwatubwiye ku bihembo mugira muti ibyo uyu mwaka bizaba byisumbuye ko byari byagenze umwaka ushize, ariko dufite n'amakuru ko hari abahanzi bakomeye umuziki nyarwanda bawukorera i Kigali no mu mahanga bazataramira Abanyarubavu. Niba bishoboka mwaza kuba tubwiraho kugira ngo usibye n'Abanyarubavu n'abandi bagera muri uyu mujyi bitegure ibyo bitaramo. Ikindi igitekerezo nanga, kuko muzatanga awards, kuko muzatanga ibihembo bishobora no kuba ari amafaranga cyangwa n'izindi nyunganizi, ndagira inama y'uko abazegukana ibihembo bitandukanye cyane cyane muri talent detection, kugira ngo nibo baba banakeneye platform cyane, mwazanabafasha gukora media tour i Kigali. Uyu munsi abakoresha imbuga nkoranyambaga benshi tuba mu mujyi wa Kigali, kandi urebye showbiz cyangwa se entertainment industry iteye muri imbere mu Rwanda iri mu mujyi wa Kigali, n'abaturage ba Rubavu, Musanze, Huye n'ahandi. Ubwo nagira inama y'uko bishobotse mwazabafasha gukora media tour cyangwa se kumenyekanisha abo banyempano batsinze. Ngenda vuga cyane cyane kuri talent detection kubera yuko nibo baba badasanzwe bafite platform. Ba DSM nabonye batsinze umwaka ushize n'abandi mufate muri competition, bo basanzwe bafite iyo platform byanaborohera. Ikindi batanga inama y'uko niba bishoboka nk'uko Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi yakiriye itsinda riri gutegura iyi Rubavu Music Awards and Talent Detection, byaba byiza Minisiteri y'Ubuhanzi n'Urubyiruko muyimurikiye abatsinze. Buriya kubona umunyempano mushya wa hano Rubavu ahuye na Minisitiri afite na ya award, nabyo hari ukuntu binezeza umutima, hari ukuntu bimuha platform. Ikindi abagize amahirwe guhura na Minisita utuma twishima, ni umwe mu bantu bashyigikira abakiri bato. Ndavuga ko rero umwe mu batsinze cyangwa bazatsinda babonye platform, burya nabyo biranezeza cyane. Turabashimiye. Ku kibazo Meya, mwubatse iriya Kivu Arena, ariko biragaragara ko nk'uko idi yarabivuze ifite ikibazo nyine cy'uko ntabwo abantu bayaccessinga uko babishaka, ndetse no kuyibona biragoye. Hari abantu rero baturuka i Kigali ariko baba bashaka kuza kuyikoresha kubera ko kugira ngo niyo mufite nyine abantu bashaka gukoramo ibitaramo. Ni iki mukora cyo korohereza abayishaka kugira ngo bibone byoroshye? Icya kabiri ndakibaza abategura, nuza abantu batsinda cyangwa abantu bamara guhabwa award, hakorwa iki kugira ngo bakurikirane? Kuko nagize amahirwe y'uko umwaka ushize nari mpari, ariko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze bisa nkaho iyo bamaze kubona award bahita bigendera bagasa nkaho nyine birarangiye. Ni iki mukora ko bamotivatinga
yaba arimo kubashakira cyane cyane nk'aba bantu bavuze bavuka mu karere ka Rubavu ariko bakomeye basigaye baba i Kigali, sometimes byaborohera mu bashakira ama featuring bagakorana kuko bituma iyo exposure igaragara kuri we akanazamuka. Ikindi mutegura izi award ariko ntabwo zifavoriza abantu bakorera umuziki hano ariko batahavuka, kubera ko mwebwe mureba abantu bavuka muri Rubavu. Ese niki kizatuma umuntu aba i Kigali akaza gukorera i Rubavu akaririmba kandi azi ko atazabona nominated muri izi award? Ndongera baze ikindi kibazo cya kabiri ku kijyanye n'amarushanwa ajyanye n'ubuvanganzo nyarwanda, aho mujya gushakisha impano mu mirenge. Mu mwaka ushize ni izihe mpamvu cyangwa se ni uwuhe mwihariko wagaragaye, dore ko agezana n'ubundi kigura, ni uwuhe mwihariko wagaragaye mu barushanwa ku buryo muvuga ngo uyu ni umwihariko wahagararira nibura Rubavu bikagaragara nk'igihangano kidasanzwe, nibura tukavuga ko cyavuye muri ayo marushanwa? Kubera umwanya nyine dufite twabibaza kuba ndakeka bose barangije kose kugira ngo dusoreza hano cyane. Ndakeka ko kandi icyiza nuko turacyahari twese n'ahandi hose twakomeza tukabaza tugafatanya byose. Ubwo arakoze cyane. Ibyinshi byo nanditse ngewe nuko ndabona ko ibyinshi ni ubwunganizi muri kuduheza kugira ngo iki gikorwa twatangiye kigende neza. Nkuko natangiye mbivuga, ikibazo cyari cya mbere cyatubazwa ngo ese ibi bintu mutangiye bizakomeza, ariko ubwo habaye round 2 biratanga icyizere ko na round 3 n'izindi zizaza kizakomeza. Ubwo rero turifatanyije n'abafatanyabikorwa iki gikorwa kizakomeza. Mwaduhaye ibitekerezo byiza cyane, natwe nibyo tuzakomeza kongeramo. Mera kuri Jules wavuze aduhereza ko twakora tour media n'abajene bazatsinda, ibyo nabyo biri muri plan tuzakora. Ikindi nanone kuba twabamurikira minister, ubwo twari turi kumwe yatwemeje ko we cyangwa state minister umwe azaboneka muri iyo event. Urumva na n'indi opportunity izafasha cyane cyane ko babana ya platform tuzayikora, ariko niyo tour nacyo ni igikorwa cyiza. So ku bihembo rero wavugaga ni ibihembo ngo twatangiye tubivuga, hari ibihembo biri technical byo kubafasha n'izo tour, ni ibihembo ariko hari n'ibyo bihembo cyane cyane by'umujene cyura cyangwa umujene atahana. Turimo tuvuga n'abafatanyabikorwa ko uyu munsi twitariki 25 ibihembo bizajya kuri 30. Hari amapromese menshi dufite ari n'amavuta ari gufixa tuvuga ngo nayangaya, ariko ibihembo ntabwo bizayorekanye. Namwe murakora n'abandi bafatanyabikorwa turabona, biratuma ko bya bihembo bigera ku bahanzi cyane cyane muri tekinike, ariko n'ibyo bushobozi nabyo biziyongera kuri icyo gihe. Thierry nawe yagarutse ku bijyanye n'indirimbo cyangwa korabo. Ni igitekerezo cyiza, nka team tuzakomerezaho tubikore kandi bizagenda neza. Hari uwabashije ku bijyanye n'ubuvanganzo, Jacques avuga ngo kuri ubwo buvanganzo n'iki cy'umwihariko twabonye cyangwa twashimye cyazanagaruka. Mugenzi wanjye aranaza kutagisubiza. Dominique nawe yashatse yatubwiye ngo twibanda cyane cyane ku bakorera umuziki muri Rubavu, aba muri Rubavu, ariko nanone hari ikindi cyiciro twashizemo cyabavukiye muri Rubavu ariko bakora umuziki hanze ya Rubavu. Kuko turi kwitangiriro nubwo n'ibyo byiciro tugezeho, ariko nk'icyo gitekerezo duhaye ariko batarahavukiye. Yego, nicyo navuga ngo iki gitekerezo duhaye kiri muri bimwe twagiye dusabwa tuvuga kubera kitaba abakorera umuziki mu ntara y'Uburengerazuba. Ubutaha rero niyo procedure turi kugenda dutegura ko kigomba kuzagenda kiba kinini, ku buryo tuzajya twavuga ngo abahanzi bose mu Rwanda muze muhatane muri iyi Rubavu twatangiye competition nk'uko n'abandi babyorganiza. Ubwo rero navuga ngo ni ikintu dushize imbere, iyo dutangira uko tugenda byiyongera nicyo tuzakigeraho. Rero ntabwo twakora abahanzi ba Rubavu gusa, ariko mu byo dufite mu igenamigambi ryacu riri imbere nuko tuzanabifungura bikagera
mu gihugu hose. Nsoza kugira ngo n'abandi bongereho, hari ikibazo mugenzi wacu yavuze kijyanye no gutoranya abahanzi. Icyo kintu nakivugaho, ni nacyo twemereje imbere. Nitwifuza ko kino gikorwa kijya muri bya bikorwa bita ngo amarangamutima ngo hajemo ruswa. Bijemo ruswa ntabwo twaba turi kugera kuri ya ntego twifuza, kubera ko niba dushaka kujya mu mujene azamuka atere imbere, tugatangira n'umubyeyi akaza akavugana n'umwe muri twebwe ngo umwana wanjye wo wa mbere, numva ko ya professionalism ntabwo twaba tukikoze. Ubwo rero wenda insida yabaye ashobora kwivuga, ariko mu byo twemereye nuko dushize imbere nuko umujene uhembwa, umujene ukora bimerita. Nta kindi kintu dutegereje, ko ntabwo dushaka gukeretinga izindi polemic cyangwa izindi deba, ntabwo turi kwamamaza, ntabwo turi kugici. Turifuza ngo umujene Imana afite mu by'ukuri abyaza umusaruro. Nibyo byari byabajijwe, ibyo byandebaga, nashaka kugira icyo nongera ko n'ibindi twese turano turakomeza twongereho. Reka asubize ku kijyanye na talent detection, ariko cyane cyane ngo nuwe mwihariko waba warabonetsemo. Urakoze, kugira ngo nkuko twabigarutseho, ubushize yari edition ya mbere. Birumvikana ko nibwo hari habayeho kuvuga tugiye mu mirenge igera kuri 12 yose igize akarere ka Rubavu gushaka impano. Ikintu cyatangaje ni uko aho twatekerezaga ko hatari izo mpano niho havuye n'abatsinze, nko mu cyiciro cya danse traditionnelle. Muri danse traditionnelle ababibonye kuri finali ku munsi w'igitaramo nyirizina wa award, babonye ko bari abana batoya bahatanaga n'abana bakuru, ubona ko ari bakuru kuri bo pe bigaragara, ariko wabonaga ko n'abana bato bafite akazoza kandi bafite impano idasanzwe. Ibyo ni ibintu byabaye n'umwihariko ngira ngo nagarukaho. Ikindi ni ikijyanye n'ubuvanganzo, yabivuzeho ubusizi n'ubuvanganzo. Mu busizi n'ubuvanganzo, nubwo urubyiruko akenshi dushinjwa ko turimo kugenda dusiga umuco, cyane nko mu rurimi gakondo cyangwa se ubusizi, kuko niho dukunda gusanga umuco w'u Rwanda w'abanyarwanda cyane. Twasanze urubyiruko harimo abajene ahubwo bafite impano idasanzwe mu bijyanye n'ubusizi n'ubuvanganzo, by'umwihariko bakiri bato. Ari nta mpamvu kuko wenda ntabwo bigeze babona, sinigeze ngaruka ku bijyanye n'abantu batsinze mu busizi n'ubuvanganzo, aho twabashakiye umwanya wo guperforminga, kuko ababashije gutsinda wasangaga ari abana bato bakiri muri primaire. Nk'uwatsinze mu busizi n'ubuvanganzo yari umwana ufite imyaka 12, afite imyaka 12, yatsinze n'abantu bafite imyaka 16. Ni ibintu byagiye bitangaza, tukabona ko burya hasi hari imana, ahubwo nuko bwa buryo bavuze bwo kuzifasha kugira ngo byibuze bazifatirane hakiri kare, bazifashe zikomeze zitere imbere. Ari naho navuze ko hari ikintu gikunda kuvugwa cyane mu buhanzi, ikintu cyo kuzima. Basanga umuntu arakoze, ari muri competition, abaye wa mbere imyaka 2, wamurungise n'umubura. Icyo kintu rero ngira ngo muri talent detection biri mu bintu bizagikemura, kuko nyuma yo kuba wa mbere gahunda ihari ni uko hazabaho no kugukurikirana niba ukiri muto, tukagufasha kugira ngo byibuze bitaza kurangira aho ngaho. Ikintu ngiye gusorezaho ni ikijyanye na gahunda ya talent detection. N'ubundi twebwe iyo igiye kuba habaho insanganyamatsiko, kuko ntibirangirira gusa mu kuba baza bakidagadura bagakompeta. Oya, haba harimo n'umwihariko wo gutanga ubutumwa no gutanga inyigisho binyuze muri za mpano bafite. Bivuze ngo biragaragara kandi birashoboka ko bafite umwihariko w'uko bashobora gutanga ubutumwa, bagatanga message yumvikana kandi ku bantu benshi binyuze muri ya mpano yabo bafite. Uyu mwaka rero insanganyamatsiko tuzakoresha iravuga ngo impano yanjye mu kurwanya ihohoterwa
no guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe. Twibanze cyane mu guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe, gusigasira ubuzima bwo mu mutwe. Impano yanjye mu kurwanya ihohoterwa no gusigasira ubuzima bwo mu mutwe twakibanzeho cyane, kuko biragaragara ko nk'ubushakashatsi bwa minisiteri cyangwa se RBC yavuze ko abenshi mu rubyiruko bafite ikibazo cya mental health. Ariyo mpamvu natwe twibanze hariya kugira ngo dutange message, ndetse tubikore competition, ariko harimo no gutanga ubutumwa ku baturage nyirizina. So ngira ngo wenda ibyayobora kuri talent detection byari ibyo ngibyo, ibindi baraza kubwira ko bagenzi banjye. Murakoze cyane, reka nihute byacu itababisubije. Naho ku cyatsiri abahanzi batsinda kuki batakorwa collaboration n'abandi b'i Kigali. Reka tukubwire ibi ni bimwe n'ubundi twasobanuraga, tutita kuzahemba ku muhanzi ku kijyanye n'amafaranga. Ibi ni byo bihembo dushaka, ariko turifuza ko byakorwa mu buryo bwiza. Se byakorwa gute? Tuvuga ngo indirimbo dukoze niba iri mu rwego rwa leta igiye kumarira icyo umuhanzi, management ye izagenda gute? Ibi ni byo n'ubundi twaganiriyeho na minisiteri y'ubuhanzi ndetse n'urubyiruko. Ubwo tuzareba uburyo tubisesengura bikorwe neza. Ibyaje byarebaga birareba n'ubundi umuyobozi w'akarere ndetse cya Dominique hari cyatugarutseho nanone abatsinda hakorwa iki kugira ngo bakurikiranwe. Twabivuzeho n'ubundi nyuma y'iyi awards and talent detection tuzakora, hari byinshi tuzakora bijyanye no kugira ngo tubaherekeze, tunabubakire platform ikomeye. Nari nabisubije kare, niyo mpamvu nashatse kubigarukaho. Naho ku cya Yves hari ikitureba nanone. Yves, reka tukubwire ko byaba ari amahirwe akomeye nawe uri platform cyo kimwe na PSF y'urubyiruko tuba twamuritse, nicyo tuba dushaka. Hari MOU mwifuza ko mwakorana natwe, ireba uburyo abahanzi twabaherekeza n'icyo twabasaba kugira ngo nibura ataba ari umuhanzi upfa kugenda n'ubundi agasuzugurwa cyangwa se n'ahantu bimukwiriye, bijyanye n'ubundi n'icyifuzo mwatsema yo gusubiza kijyanye n'ibitaramo biza i Rubavu nawe wakibajije. Uwo muhanzi agende, ariko nanone agende mu buryo bwiyubashye kandi ahembwe neza, nta gasuzuguro karimo. Ibyo ndumva byaba mu nshingano zacu nk'uwanyuze kuri platform kugira ngo duharanire inyungu ze. Reka ngaruke ku cya Kels, sinzi wera kuri kijyanye na social media influencer ko bari mu bazahembwa, ariko icyo nakubwira cyo turacyagitekerezaho. n'ubundi ni rwa rugendo rw'ubushobozi tutarabona. Mu gihe rero ko ubushobozi buzagenda buboneka, private sector ikinjiramo, namwe dushima akazi mukora, kandi twaza tunabiganiraho kare na team, tuvuga ko niba umwaka utaha dushobora kuzabitekerezamo mukaba mwajya muri icyo cyiciro. Reka ntuke ku cyo warubashije cy'indirimbo y'umwaka yabaye ikunda cyane, tukirengagiza story yabizi. Ndagira banze mubwire cyangwa se mbwira abanyamakuru, ntabwo ariko duhitamo indirimbo, kandi kuko uri umunyamakuru mwiza ndabizi, nuko wakora inkuru ishingiye ku bimenyetso se cyangwa idashingiye ku byo wenda abantu bavugira mu gikari. Uko amatora yagenze, muzi ko batoye kuri website ya Vision Jeunesse Nouvelle n'abanyamakuru bagatora. Unyemerere nubwo bitashoboka ku wa mbere uzatugereho kuri Vision Jeunesse Nouvelle, turacyafite data z'uko abanyamakuru batoye, turacyafite data n'izavuye kuri internet z'uburyo nanone abaturage batoye. Nawe uzabasha kureba ngo indirimbo yabaye ya mbere y'umwaka ni iyihe. Ibyo wenda ababivuze birashoboka, kuko n'ubundi ntabwo bigize bagaruka no ku ndirimbo y'umwaka gusa. Hari n'abavuze ko n'umuhanzi wa gospel watsinze atari we, hari undi watsinze, n'umuraperi bigaruka gutyo. Ariko ngira ngo n'abanyamakuru mujye mudufasha, ni nayo mpamvu tukipira izo data, aho kugira ngo tujye muri speculation y'ibihuha n'amagambo y'abantu bavuga n'iki, waditeza ibihuha byinshi. Twebwe mudufashe ku wa mbere mukore inkuru zicukumbuye, turaza tubereke data,
rwose ntawe bivangiye namwe mwibarire ku ndirimbo nibura mbabwiye cyangwa se ngize icyo bisobanura wenda mwavuga ngo nabeshye ariko ndabasabye kuwa mbere nibwo uyu munsi n'ejo nibakora kuwa mbere muzaze tubereke data rwose mwibarire ngira ngo nicyo nagisubiza ku kijyanye na kazi. Ikindi rero nabubajije ni ikijyanye n'umuhanzi ngo wanze kuririmba sinabimenye ariko hari ukundi kuntu mbiketse wanze kuririmba n'impamvu yanze kuririmba kubera ko atabona amafaranga nyamara uwa Kigali we yarayabonye. Ubundi nakigusubizamo dutegura edition ya mbere hari abahanzi badusabye guperforminga cyane cyane b'abanominis aba batoranijwe kandi koko tunabashimira uruhare rwabo bo bavuga ngo barashaka ko baririmbira ubuntu bakagaragara kuri iyo platform bakigaragaza bakagaragaza impano zabo. Niba we atarabyifuje kubera iyo mpamvu ni uburenganzira bwe niyo anabitubwira mbere ntabwo twari umuhatire kuririmba ahubwo sinzi wenda niyo mpamvu yabimuteye ngira ngo wenda nibyo twanavugaga turacyafite ikibazo n'ubundi cy'ubushobozi buke twakifuje ko nabo baturirimbira tukabishyura ariko niba ubwo bushobozi budahari turabigenza gute? Niba rero barabonye abandi bashaka platform we akabona atarayishaka yarashaka amafaranga nuko nta kindi abigenza ariko ko umuhanzi w'i Kigali yarishyuwe yes yarishyuwe kandi koko nibyo turimo turavuga ni isoko ryiza ubwo leta njyewe nicyo nsibo bizacita batamusubije yes naje nyigusubize abo bahanzi rero muri Kigali impamvu bishyurwa n'ubundi tuba twabazanye kugira ngo nibura baze bakolaborane n'izo mpano nshya bamenyane bagirane ubwo buvandimwe n'iki kugira ngo naza featuring mwashakaga bazikore. Rero niyo mpamvu tumutumira tukamwishyura kugira ngo nibura n'abandi bantu baze bishyinjire muri sale kugira babone n'izo mpano. Kuba yishyurwa byo afite ibyo yakoze afite platform ye yubatse nawe tukamusaba ko yakubaka platform wenda nawe ubutaha akazishyurwa ni nacyo niyo bavu music awards ibereho no kubaka platform yabo ngira ngo ibyo abona bisubije kese ku cyacita rero ntabwo mubwira abahanzi n'abaye ariko ndakubwira ngo ni impamvu ndakubwira impamvu ariko mu byo twemerewe mu nkunga na minisiteri nuko izaduha n'abahanzi tunayishimire cyane ibyo byo ndabibabwira ariko sinajya kuvuga ngo naba kuko twasabye ubwo twarabagaragaje abo twifuza ariko bitarabona official letter ya minisiteri kugira ngo ndabemeye cyangwa se tuzabaha abangaba ibyo ngibyo nabagiye gusa nkaho ntangaje amakuru y'ibiro cyangwa se ataraba official ariko kuba barabemeye bo bazabemera kandi ni ikintu cyadufashe muri projet cyadutwaraga n'amafaranga menshi. Murakoze. Murakoze cyane. Ndumva ibibazo byabajwe kuri iki cyiciro cya kabiri kimwe n'ibyabajwe mbere ndetse byinshi nubwo tubikora mu buryo bwo gusubiza ariko tuba twanabyakiriye nk'inama muri kutugira cyane ko yari umushinga ukomeje muri gutuma tumenya n'ibyo tutakoze muri edisiyo ya mbere dukwiye gutekereza muri iyi edisiyo ariko birumvikana iyo twicaye hano ntabwo duhita twemera ikintu ngo turacyemeye ahubwo turagenda tukajya kugisuzuma cyane cyane ko hari ibigomba guhuzwa n'ubushobozi. Ndabibashimiye rero ku bitekerezo mutanze uretse commentaire tubikoraho njye numvise Jacques uko nabivuze atari ko yabifashe navugaga ko buri mwaka tuzajya tunoza ibyo tutakoze neza muri edition iheruka. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibyo twari dutegereje kuri Vision Jeunesse Nouvelle ngo ntitwabibona oya Vision Jeunesse Nouvelle tugirana amasezerano ni nka framework yo kugira tukiha scope tukavuga ngo turifuza ko aya masezerano azibanda kuri iki n'iki tukanafatanya kandi buriya dufite n'aba focal points buri rwego rwatanze ubu dufite abantu batatu bakorera mu karere
bagomba guhura n'aba Vision Jeunesse Nouvelle mu buryo buhoraho basuzuma imigambi twihaye ko tuyigeraho. N'ibi byose biri muri iyo framework, uretse ko tugenda tuzanamo na tubyagura bikaba binini kurushaho, ariko natwe ni naho twinjirira kugira ngo tugire uruhare muri iki gikorwa. Byumvikane gutyo, ni umushinga iyo tugiye gutegura ukurikiyeho tubanza gukora reference ku wabanje, tukareba ibyo tutagezeho cyangwa twibagiwe, noneho tukabinoza muri uyu mushinga. Hari Dominique, ngiye ntabwo nari nzi urinde w'Imero ari we, ariko ndagukurikira cyane. Nta butumwa bwawe nasoma. Uri umwe mu bantu nkurikira, nanjye nkunda gukurikira kuri X cyane. Ntabwo nari kuzi, nishimiye kukumenya. Wibaje rero uti Kigali Intare Arena ubushobozi mukora iki kugira ngo abantu bayimenye? Buriya n'iryo zina twarifashe kubera ko twari tumaze kugirana amasezerano na Kigali Investment Group na Intare Investment Group, basanzwe bacunga biriya bikorwa remezo by'Urusororo. Twabahisemo kubera ko tuzi ko bafite ubwo bunararibonye kugira ngo bazamure infrastructure yacu ku rwego kuri profile y'izindi ziriho. Ni ukuvuga rero ko nibwo buryo bwa mbere bwo gutuma bimenyekana kandi bikamenywa n'abari kuri urwo rwego. Ntabwo tubyita guhenda, kuko imiterere ya kiriya gikorwa remezo nicyo isaba. Ntabwo ushobora kumanura ibiciro ngo ugere aho wakorera amafaranga atazatuma ya nyubako ishobora kwiyishyura. Ni inyubako rero twashyizeho mu rwego rw'ubucuruzi, ntabwo iri muri social. Ifite ibintu byinshi kurura, buriya ari amatara, systeme zayo za audio visual, burigira umuriro ikurura ni mwinshi cyane. Tugira uzabire bizagira transformer na generator za kaveya 400. Ni ikintu kinini cyane. Kuba kiri gukora byonyine amafaranga ahita agenda, bihita bigira impact ku giciro twishyuza umuntu ugiye gukoreramo, n'ibiciro bigatandukana bitewe na serivisi umuntu asaba. Icyo ntacyo twagikoraho kindi uretse ahubwo gushaka uburyo abantu bajya gukoreramo babona ubwo bushobozi bwo gukoreramo, noneho abatari kuri urwo rwego tukabafashiriza mu zindi nyubako nazo ziri mu karere. N'abahaye urugero na Vision Jeunesse Nouvelle ifite ibikorwa remezo hariya, ariko nababwiye ko turi gukomeza kongera ibikorwa remezo. Mbabwira Rubavu Community Center, ni ibikorwa remezo n'ibindi biri gutekerezwa. Dufite n'indi mishinga iri muri pipeline tuzashyira ahantu hatandukanye kugira ngo abanyarubavu bashobore kugira access kuri ibyo bikorwa remezo. Rero iriya yamamarizwa no ku mbuga kuri website z'Intare Investment Group, ku buryo n'ubundi ubona amakuru ya biriya bikorwa remezo biri Rusororo ahita abona n'aya Rubavu, kuko ni bicuruzwe mu buryo bumwe, bikoreshwa n'urwego rumwe. Ariko natwe tugira n'umwihariko, kuko hano Rubavu niyo tubonye ibikorwa binini biza kubera muri Rubavu tubitwara hariya kugira ngo abantu bari potential kuba aribo bazakenera serivisi zaho bahabone hakiri kare. Niyo mpamvu mwagiye mubona tukiramo za conference zo ku rwego mpuzamahanga ku bigendanye no kwirinda no kurwanya sida. Yabereye hariya, hari yigeze kuba y'amasosiyete y'ubwishingizi iri regional yarahabereye. Twahagira iminsi mikuru yo ku rwego rw'igihugu, tugira International Volunteerism Day ibera hariya, n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ibyo byose biba biri kurushaho kugaragariza abafatanyabikorwa baba mu nzego za leta, imiryango mpuzamahanga n'abanyarwanda muri rusange kubona iyo product kugira ngo bajye bayikoresha. Kandi tubona biri kugenda biza. Nk'ubukwe buhabera, ubukwe bwo hari n'igihe tushaka ahubwo natwe kuhakoresha tugasanga iminsi yose yarafashwe.
nk'ubu ntabwo wapfa kubonamo umunsi wo mu kwezi kwa gatandatu. Iyo tugeze mu bihe by'ubukerarugendo iminsi harafatwa, cyakora kubera ko ari umushinga ukiri mu utararangira, twifuza ko hazaba conference center. Haracyakoreshwa nk'iriya auditorium cyane kubera ko tutarahashyira ibindi bice, niyo mpamvu tutabona inama zihabera kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, kubera yuko hatari huzura neza ngo hanyuma dukore na Rwanda Convention Bureau noneho haze n'amakonferanse menshi. Ibyo rero nakubwira ko ku cyo kuhamenyekanisha biri gukorwaho, kandi n'ibindi byiciro bidashobora gukorera hariya cyane nabyo ntabwo byabura ahandi bikorera, n'iyo atari ibikorwa remezo by'akarere, ibikorwa remezo by'abafatanyabikorwa tukabafasha kubigeraho. Ikindi rero ntavuze wenda nsoza, nuko twashyizeho uburyo bwo guhuza imyiteguro ya events zibera mu karere ka Rubavu, ku buryo tubimenya mbere y'igihe. Ubu n'ubu turi guhuza amakuru kugira ngo tubone events zizabera muri Rubavu mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, tuzibone hakiri kare, noneho turebe ko ziza ziri gusaranganya ayo mahirwe muri private sector dufite mu karere. Turebe niba aba bose bashobora kujya gutuma zigenda neza barabimenye, tubakorera n'ubuvugizi. Hari ikintu mwavuze cyiza cy'uko twajya dusaba abahanzi banini baza gukorera mu karere kacu, bakagenda nabo bakira n'abari loko twamaze kubona muri izi mpano. Ni ikintu cyiza numvisemo twajya dukoraho mu gihe twitegura, mu gihe twakira umuntu tukavuga ngo ariko nubwo uzanye abandi banini cyane ongeramo n'uyu hano, kandi nawe biba bizwi ko ari umuhanzi mwiza, tumufashe kubona platform, tumuhe exposure, noneho ni gutya abantu bazajya bazamuka. Rero nakwemeza ko iki gikorwa duteguye ku nshuro ya kabiri kizaba umwanya wo kujya tuzamura impano z'abantu. Igihe twakoraga ubushize tukajya gufata imyaka 3 ishize, urumva nuko twari dutangiye, ariko uyu munsi biraba byamaze gufata umurongo, tugenda tunoza criteria ku buryo noneho nabire bibazo mwibaza na ruya rwikekwe ruzashiramo, kubera yuko nta byuho bizaba birimo, kubera ko turi gukora buri mwaka n'abantu bagenda barushaho kubimenya, ku buryo tudafata abo tubonye ahubwo tugafata ababikwiye. Ndumva ari ibyo naba mvuze, usinanasorezaho. Nkanabashimira rero mwese nk'abanyamakuru turi kumwe, urugendo murudushyigikiremo ruzakomeze kubaka akarere kacu n'igihugu muri rusange. Murakoze cyane.